yakipanga igatwara Vinicius muri no mpeshyi ko yavuze ko igisaba cyose bagikora kugira ngo babone Vinicius. Ntabwo ariyo gusa, buri kipe ariyo yose izi ko ikomeye abaye available Vinicius Junior yamugura. Aracyari muto, iyo experience twavugaga amaze kuyigira ihagije, atwaye ibikombe byinshi muri Real Madrid ku bitugu bye muri iyi minsi, urabona ko ayifashe niwe wikuriyemo za Manchester City, kandi mu myaka aracyari muto. So ni ukuvuga ngo ntabwo ari Bayern gusa, kuko uretse Bayern, Man City abaye available, Man City yamugura. na PSG ntiyapfa. Abaye available, Arsenal yamugura. PSG yamwanga se. Abaye available, PSG yamugura, yigeze no kumuvugaho. Abaye available, Liverpool yamugura. Izo ni ikipe noneho binagaragara ko zifite n'ikibazo ibumoso, ku muhinga w'ibumoso, wenda uretse cyane Paris Saint-Germain ifite Kvaratskhelia mu gihe yabajyari, ariko nawe abonetse yamugura kuko ni brand nini kurusha Kvaratskhelia. Rero bo bakoze ikosa muri Toni Kroos, yari mwiza, bo batabibona ko ari mwiza, bumva ko adakwiye ibyo arimo arasaba. Real Madrid mubona ubwo bwiza, mu icyizere, mu amafaranga iramubatwara icyakurikiyeho twarakibonye, kuko Toni Kroos yasabye amasezerano, asaba amafaranga, Bayern yamwiba, aribyo biri kuba kuri Real Madrid. So rero Real Madrid yo ifite Vini, izi n'ubwiza bwayo, izi n'ubwiza bwe, ku buryo uyu munsi wenda hashobora kuzabamo gupezanya kuri ya mishahara bagiye bavuga, ariko nanjye simbona Vini ava muri Real, uretse kuba ari prince kwa Florentino Perez, ariko nawe arabizi ko ari umwana n'umurugo na se. Uyu musore nawe akunda Real Madrid bya ku rwego rwo hejuru, ubona nyine ari fier kuba yambaye jezi ya Real Madrid. Uzareba arabiviva, yatsinze ama interview y'ama press conference akora, ama celebration akora, n'umukinnyi ubona ko abizi neza ko ari mu ikipe ya mbere ku isi, arabiviva akora n'akandi kantu nyine abafana bamukundira benshi ba Real Madrid, ariko nyine abandi bantu b'abanyamupira basobanutse cyangwa se abanyabwenge bamwangira, nyuma yo gukina umupira akaba n'umukinnyi mwiza udasanzwe, ahita yakitinga nk'abafana, akora n'ibindi bintu by'abafana, bimwe nyine by'abafana, kumva yuko nimba ari ugushotora nabikora gifana, nimba ari ugutesha adversaire umutwe no kumuvuga arabikora gifana. Umunyi nk'umukunzi wa Real Madrid, mu bakinnyi bari muri Real Madrid, Florentino Perez akunda byo nabo barabizi, uyu nguyu yaba ari nimero Luka Modric. Ariko nka Bayern ko yavuga kuriye, ntekereza ko kuri Rummenigge amakosa bakoze kuri Toni Kroos nibo bayazi, ariko rero Real ntiyigeze ijya kuvuga ngo ni umukinnyi wanyu mwashakaga, ntigize trike n'ibyo yakoze Paris Saint-Germain mbapati ntwonge yo yabonye potential umukinnyi, abandi batibera byamba pe n'amakosa ya PSG. Of course bari bavanye envelope ya $220 barazanga, ariko Perez rero niba batashaka amafaranga ngo Perez arabwiye ati bwa mbere muri uyu imyaka yose amaze umupira mbonye ikipe yangaye amafaranga ifite umukino. Perez ikintu yakoze ijambo ryo kuvuga ngo nanjye ubwanjye wayanzanira, hari ikintu mu Kinyarwanda yaje kuvuga ngo ari amagambo, ariko nanone kuyavuga nanone ntiyaba harimo ko Bayern Munich muri sama izagerageza kuresha. Njye nabonye nk'amagambo yo kuresha Vinicius, kuko Karenzo Rummenigge yavuze ati ku bwanjye giye ni umukinnyi nkunda cyane, ariko se icyo ati ndanabizi ko ari Prince kwa Florentino Perez kurusha abandi bakinnyi Real Madrid itunze, ati gusa tubonye akanya gato ko kumusinyisha twagerageza, ati ntabwo byadusaba gushishoza, ati twatanga ibyo dufite byose, reka tubikore muri ubu buryo. Uretse ubunyeko byavuzwe na Bayern, ubu tekereza yuko Barcelona iramutse imenye amakuru cyangwa ifite ubwo bushobozi bwo kujya gukoresha Vinicius itaba ari mu za mbere, gusa utekereza yuko nk'iyo umwe mu bayobozi ba Barcelona wenda ko amatora ya Barcelona ameze nk'amwe muri Zimbabwe kujya cya Mugabe, ubu tekereza ko azakuza kuba umukandida avuga ati jewe nzabagura Vinicius, atari ko afite ingingo ikomeye mu matora. Rero nanga Vinicius ni umukinnyi kipe iyari, ntago ari ikipe iyari yose, kubera ko ntabwo Granada yatinyuka kumujyaho urwego rwayo, ntabwo Nantes yatinyuka kubaza amakuru ko si urwego rwayo, amakipe si urwego rwa Tottenham, amakipe yo gutunga Vinicius na menshi ku isi, iya mbere ni imufite kandi niyo nziza kurenza izindi ku isi.
iya kabiri niyo Bayern niyo Manchester City niyo Barcelone niyo Juventus iramutse ibashije kuba yongeye kuba Manchester kugira ubwoko bwayo na Paris Saint-Germain. Izo nizo kintu za Manchester, izo nizo kipe za class ya Vinicius. Utekereza ko se zose waziha amahirwe cyangwa wazihaye makuru cyangwa iyo room yavuga yuko yamenye ko umukinnyi byashoboka zitaba ziriyo. Nonanga Vinicius ikipe yari yose ifite ubwo bushobozi yo ku rwego rwe yamenya amakuru yuko habaho ibiganiro kuri Vinicius zakwirukanyira zabyiganira, ariko nanone aho ari utegereza ko Madrid yo yitegura ko yatandukana Vinicius. akantu se ko kavuga ko Real Madrid itegereje ko Pep Guardiola asohoka muri Man City, bakaba bavuga n'ibintu by'ibihano bicicikana ko Madrid yakoresha Vinicius mu kwinjiza amafaranga ikinjiza Erling Haaland, byo ntibishoboka. Ikinjiza Vinicius Madrid ikagura Haaland itagura Haaland nka nimero 9 igasubiza Mbappe ku mwanya we. Ifite ubushobozi ko bagura bose. iyi ntiyari ahubwo se kuri abanangane batatu ntiyaba na Haaland iyi ntiyabikora, iyi itabikora ubushobozi bufite, ariko Sporting Merit ntiyabikora. na babiri bananiranye ugiye kongeramo Haaland. oya ikibazo ni kimwe byaterwaga n'umutoza wabo tugiye ngo byarananiye kuko bakwera ko abatoza bagiye byarananiye kwera imikino n'abatoza bahari. ubu ninde wajya iburyo simbizi, ariko yajya ni Mbappe kuko Haaland we ntiyahengekwa ntibyashoboka yakine. ese ubu nagiyeyo byakwanga gukina Vinicius yababa nawe wese agiye umutoza umwimpoza akabigaho na Club yatsinze. Reka mbe mu rugero wenda haje gegen pressing ya Klopp utegereza ko abatsi batakinana bayikina, biterwa n'umutoza ubuhari kiba gihari n'igishoboka gusa ni igishoboka, ariko abakinnyi bose nta mukinnyi n'abakinnyi batakinana. Ariko ahantu habaye Zinedine Zidane na Chris nabona uzana Luis Figo na Nair Firmino na Raul Randi ntibakinanaga biterwa n'ibigihari. cyane abanyabigwanira ku mitoreze uburyo babarinya ndetse na buri muntu rora afite bakanikuramo umuyobozi wabo bagomba gukorera. Ako Vinicius Madrid itegeza ko amugeze afite imyaka 30 cyangwa 28 kurekura. Ngiye mbona gusohoka kwa Vinicius muri Real Madrid byaba mu migirire ya Vinicius kuruta kuba ubuyobozi bwa wa mu Vinicius udashobotse akomeje kubikuza. Madrid yamurekura ko Madrid ntigikunda kubona abantu badashobotse, ariko mu gihe cyose Vinicius akideliveringa kuri iyi level kandi ubona ko anahuza umwaka ku mwaka, kuko Vinicius anaturuka n'abandi bakinnyi bari nangaha ahozaho. ahubwo se rero yamurekura ku isoko iribuza ninde wo kumusiba. aho niho hari ikibazo. Mbese ubu dutegereza ko Vinicius Real Madrid ko Mbappe agiye kujya mu 28 tayari 28 ubu yaratangiye. Vinicius nagiye mu 26. Utegereza ko imyaka 2 Madrid itazi igisobanuro cyayo. The difference imyaka 2 hagati ya Vinicius na Mbappe ntabwo Madrid izi igisobanuro cyayo. ariko nyina nabona nira kontra yabo baramaze gusa nkaho bayumvikanaho wenda ikigoranye. Ibi mibare ya Vini hagaze ku bitego 14 amaze gukora na assist 12 mu mikino 23, uruhare rw'ibitego 26 mu mikino 23, kandi ubwo ngo dimwe muri saison mbi za Vini kwera ko yatangiye saison atumvikana n'umutoza Xabi Alonso. Real ntiyamure kuri gende kuri result cyaba ari ikindi kibazo kindi gishobora kwa affecta brand ya Real Madrid cyangwa se we ubwe bijyanye n'ikindi kibazo cyaba gikomeye cyabaye, kuko Vini ari mwiza ari mu bihe bye byiza, tuzi icyo ashoboye, tuzi icyo hari Real Madrid. ahubwo njye nabona na kontra yabo ameze nk'abantu basigaje gusa kuyanawunsinga banabyara, ariko ari ibintu baziranye ubu bihari hagati yabo. Ibyo bari rero bavugaga ngo kumutwara cyangwa se kweri ujya gukora ikintu muri leta majoro byaba ari ibintu byapfa koroha n'ingabo ziba zihari. Nibyo nguko reka nkubwire ko tuba turi kumwe na Manebu Industries baduha amavuta meza Fuad. Uruganda rumeze neza cyane hara mu Bugesera ndimo ndahareba. Erega abantu nukunze umuntu umuntu uhitamo gukorera kunze no kavuga nuko afite ibintu byiza. Ku nzira nyabagendwa nuko uwo muntu aba afite ibintu byiza akaba yizeye ibyo akora, isoko akaba nizeye guhaza isoko. Ibyo bintu byose Manebu Industries irabifite, ikaba kandi bifite mu mavuta yitwa Fly Mama aryoshye mu ngano zitandukanye, wera kuri litiro 20 nizo twakoze dusanga nta litiro niba ari ikijere kandi cyo litiro 50 gihari nacyo bacyuza kugoko n'ubundi batanga amatoni n'amatoni y'amaritiro igikurinda kugera kuri cya gice cya litiro cya Fuad. Aho umuntu wese yakwisangamo
kwa kundi Fuad avuga ati nanjye nakwibonera agace ka litiro nkatahana nanjye nkagacura nkageze imuhira. Byagera kujyanye n'amasabune nayo bakagira amasabune yitwa Mane Booster nayo afunze mu buryo butandukanye kurinda kugera ku yangi imwe yo kumesa akasengeri. Nyamagara bajya buri muntu wese yibonemo iy'amagarama 500 zose zirahari. Uruganda rero bakabwira ngo niba ushaka kurangura cyangwa se kuduhagararira no kugura byose bitewe nuko abacuruza babyifuza. Umucuruzi rero udafite izi product za Mane Industries, ndavuga Fly Mama ndetse na Mane Booster, uri mu mazi abira abakiriya ntibazaza. Ariko niba ushaka kubana nawe hamagara 0788 39 8 7 12 nimero zose ayivuga ni 0788 17 17 3 0788 17 17 3. niyo Mane Industries. iyo rero ufite amavuta witujya muri Smart Grain Millers bakaguha kawunga nziza kwa Kabagema ariya mu isoko rya Nyarugenge kagakaraga General Kamaze. Kawunga General Kamaze bana kakawunga ni original n'umwimerere. Kawunga ya Smart ejo narayimaze ariko muranatinda uya nagafuka ka kane twewe nawe ya opana ye nagafuka ka kane maze twebwe tuba tuyirya tukanayinywa ye maze nagafuka ka kane Ingoma na kabiri karashize agafuka kamera karashize nzana ka kabiri karashira kagatatu karashira kagane kashize umuntu ashaka kunajya ntamagana Kabagema nkamwarabize nti ndashaka agafuka ka gatanu akise iyo ryo hite cyane bazana siriri ko kawunga y'igikoma cyayo kawunga Smart araryoha we karimo igikoma cyayo mubaza bigeze yo muratumye ayirya n'inkwamo n'igikoma muranzonze we kuvuga ngo ntago agerirwa ateka imboga ariko ngira imboga ziki uruganda rw'amata ruhari warabikemewe abanga na kawunga igikoma nkagikubitamo amata tayari ngakaranga ubugari n'iki ufite amavuta ya Fly Mama kakarya Smart yanjye n'umweru umuntu wo muri uzambwira Real Madrid West Blancos umuntu uzanshinja ngo ibishingwe by'imboga zaba ndeze ubwo rero reka twongeho kajugujugu Smart Finds neza iraryoha ariko ikawunga iyi kawunga iraryoha ko abantu mukunda kawunga rwose reka babwiza ukuri ntabwo ari bya biri tuva ngo nibyo kwamamaza ntabwo ari ukwamamaza kuko n'ubuhamya turabifite n'abari kuri iyi kawunga ya Smart rwose murabizi muhamagare Kabagema gusa hamagara 0782 76 54 47 bahite bayikugezaho ari nako kandi nkubwira yuko La Gloire Confiance Trading Limited baduha ibikoresho by'ubwubatsi yaba uri kuvugurura cyangwa se kurangiza inzu yawe inzozi zawe. Dutanga amakaro agezweho, tuguha ama gypsum board zikomeye zigufasha gukora igisenge kigezweho kandi cyiza. Dutanga marine board muba zitinjizwamo amazi dutanga MDF board zo gukora meuble hamwe na langete nziza. Tubafite kandi ibikoresho byose byo mu